turashima Imana iduhaye umwanya kandi yo kuba imbere y'Imana. Reka dufate Bibiliya zacu mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 11 umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 26. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza. Areba kure abona umutini uriho ibibabi. Arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara ugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati, mbese ntimuzi ko byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvishe bashaka kumwica, ariko baramutinya kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Bugorobye asohoka mu murwa. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda abona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwiye umusozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutabarira abandi, so mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Amen. Aya ni amagambo tujya dusoma kenshi. Amen. Ariko kuko iri shuri ryitwa ishuri ryo kwizera, rero ni ngombwa gukomeza kwibukanya ibyo bita les principes de la foi, faith principles, kumenya imirongo ngenderwaho kugira ngo kwizera Bibiliya ivuga kubashe gukora mu buzima bwacu. Amen. Tukiye kumenya ko mu Baheburayo ibice 6 baratubwira inyigisho z'umusingi: kubabarirwa ibyaha, kwihana ibyaha, kwihana imirimo ipfuye, kwigisha kwizuka ry'abapfuye. Ibyo ngo kwigisha kwizera. Ariho inyigisho z'umusingi twarayibonye. 6:1-3 kugira ngo uze kumva uku kwizera dukomeza kwiga uko ariko. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Ibya mbere bya Kristo ni inyigisho z'umusingi, inyigisho z'urufatiro, inyigisho twigisha abantu iyo bakizwa, inyigisho twigisha bariya bategereje umubatizo, iyo bita affermissement, donc l'enseignement d'affermissement. Inyigisho zigishwa abantu iyo bakijijwe baje mu gakiza. Hari inyigisho z'umusingi, inyigisho z'urufatiro. Ikibaje nuko n'abantu bamara imyaka n'imyaka mu itorero bakiri ku nyigisho z'urufatiro. Ni nk'umuntu aguma kuri fondation y'inzu, ariko mu mutwe yakibaza ko inzu yayirangije, ariko haracyari kuri fondation. Izi nyigisho bavuga hano, iyi mitwe bavuga hano, byose ibyo bavuga hano inyigisho z'urufatiro. Bebe spirituel, abana mu mwuka. Twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwihana imirimo ipfuye. Ibyo ni urufatiro, kuko ntushobora kuba umukristo utihanye imirimo ipfuye.
hanyuma nukwi kwizera Imana. kwizera Imana. Mwumvise hano kwizera Imana nabyo ngo ni inyigisho y'urufatiro. Ntabwo rero ibyo twiga muri iri shuri ntabwo ari uko kwizera kuvugwa hano, kuko kuriya twarakureze. Wajise ngo hariho kwizera ku buryo butatu ndi bubibutse kandi nawe babwiye inshuro nyinshi. Twarakubwira ko mu nyigisho z'urufatiro bavuze no kwizera Imana. Ni ukwiye kwizera Imana, ntabwo ari ukugiye turigana. Kwizera Imana ni inyigisho z'urufatiro, ariko kwizera turiga hano ntabwo ari ukwizera kurufatiro. Ni ukwizera kwigishwa, kwibutsa abantu bamaze kwizera Imana. Babizi bamaze kwizera Imana, cyangwa mu ndimi y'amahanga il y a 3 niveaux de foi. We have 3 levels of faith. Kuna ngazi 3 za imani. Unanielewa? Kuna ngazi 3 za imani. Imani ya msingi ni kuambia watu kwamba Mungu yupo na wamuamini. Ni kweli ko imani iliho bayizere muri Yesu Kristo. Huo ni msingi. Nyigisho z'urufatiro. Amen. Hanyuma hari ukundi kwizera kwa kabiri ndababwira, no kwizera kwa gatatu turi buvuge. Komeza inyigisho z'umusingi. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwa ibiganza. Ni mande babatizwe hano? Nimwibaze ino kubigisha kubatizwa. Umva ari byo? Mwarabirenze. Sibyo? Ibi nibyo rero mukavuga hano mu gitabo cy'Abaheburayo. Hari ibyo tukwiye kuba twararenze, ahubwo tukabibikira abandi bashasha Imana igumiza izana. Komeza. No kurambikwaho ibiganza. No kurambikwaho ibiganza. Ibyo nabyo ni inyigisho z'urufatiro. No kuzuka kw'abapfuye. No kuzuka kw'abapfuye ni mukwiye kuba mukibyigishwa, mwebwe abamaze gukizwa ndetse mukamana nabatijwe. Ntabwo mukwiye kongera kwigishwa ibyo kuzuka kw'abapfuye. Ariko ikibazo rero nuko hari igihe twisanga turongera kandi kubibigisha. Kubera iki? Kuko ari abantu bashobora kumara imyaka mu itorero ntabwo bazi ukuri Imana yishuye umuzuko kuzamera, kandi bamaze imyaka mu itorero ntibazi gutandukanya umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Ntibabizi. Ntibazi no kumenya ko n'umuzuko w'abakiranutsi ntabwo bizabera rimwe byose. Hariho za periode, hari umuganura ari we Yesu wabimburiye abazazuka. Amen. N'abari yazuye giyazukaga. Hariho umuzuko wa kabiri. Umuzuko wa mbere w'abakiranutsi ufite ibyiciro bitatu. Dore ndi ndabigisha kandi bitwa ko ari umusingi. Yita la résurrection des justes. Umuzuko w'abakiranutsi urimo ibyiciro bitatu. Yesu niwe muganura. Amen. Imana nivuga icyiciro cya kabiri. Abasinze muri Kristo bazazuka. Natwe abazima duhindurwe. Icyiciro cya gatatu ni igihe tuzagarukana n'umwami kwima ingoma y'imyaka 1000. Babandi batemeye gushika ikimenyetso cya nyamaso ya Antikristo. Amen. Bakicwa kubwo kwizera kwabo. Nabo tugarukanye n'umwami tugeze mu kirere, nabo bazazuka bafatanye natwe kwima ingoma. Bazaba arahombye iki? Ubukwe bw'umwana w'intama. Ibi byose mugiye kubimenya. Ariko ningomeza kubigisha ndacubaka umusingi. Kandi mugiye kuba mwageze ku madirisha n'iki byose yageze no gusakara. Kubera iki tuguma ku musingi? Araza kubivuga. Amen. Amen. Hallelujah. Komeza. Nibyo urubanza rw'iteka, icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Kuri 11 arababwira impamvu rero abakozi Imana ari igihe bakomeza kugaruka ku musingi. 5:11. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Amen. Komeza kuri 14. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha
ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge, kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Amen. Niho ahita avuga rero za nyigisho z'urufatiro. Ni ukuvuga ngo rero uku kwizera kuvugwa hano mu nyigisho z'urufatiro ni kwa kwizera ko mu rwego rwa mbere tubwiriza abantu bakizwe, bamenye ko Imana iriho, bamenye ko Imana yabakunze muri Yesu Kristo. Niyo yita ngo kwigisha abantu kwizera Imana. Bamaze kwizera Imana rero bahita bigishwa ukwizera kubeshaho. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'ukwizera kwe. Vivre par la foi. Imana ivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho kwizera kwe. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mon juste vivra par la foi. My righteous will live by faith. Umukiranutsi azabeshwaho n'ukwizera. Ni ngo bakwiye kwigishwa ukuntu ku munsi ku munsi baba mu kwizera. Amen. Hanyuma ukwizera ko mu rwego gatatu, c'est la foi qui produit des miracles. Imana iletayo miujiza. Ukwizera kuzana ibitangaza. Ntabwo ari ukwizera kurema ibitangaza. Ni Imana ikora ibitangaza binyuze mu muyoboro witwa kwizera. Ntabwo ari ukwizera gukora ibitangaza. Ni Imana ikora ibitangaza binyuze mu nzira yitwa kwizera. Ngibyo rero ibyerekeye inzego eshatu zo kwizera. Wabizi? Kwa kwizera kwa mbere benshi muri mwe nimba murakijijwe mwaramaze kubwira, sibyo? Nta muntu we akeneye kukubwira ngo yizere Imana. Ntuyizise? Umaze kuyimenya se? Amen. Ibyo ni ibintu biri muri conscience yawe, biri mu mutima nama wawe. Nta muntu akikwigisha ngo Imana iriho. No. Ibyo twarabirenze. Ahubwo ubone kukwigisha zira nzego ebyiri. Ni gute umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Hanyuma tukazamuka ni gute kwizera Imana iyo ukubonye muri rwa rwego rwa gatatu, Imana ikora ibitangaza. Amen. Nko muri iki gihe turimo, abantu benshi bari bakwiye kuba baramaze kubakika kuri rwa rwego rwa kabiri rwo kwizera, kubeshwaho no kwizera. Kuko abantu benshi babeshwaho n'ibyo babona n'amaso yabo. Iyo mvuze abantu benshi simvuga abapagani, ndavuga n'abakristo. Kuvuga ngo badiringa n'ibyo bafite. Wabibise? Babeshwaho n'ibyo babonesha amaso. Umushahara, business zawe, ubucuruzi ukora mu buryo butandukanye, income zindi ufite ntazi aho zivana. Ugasanga umuntu rero aba mu mibare y'ibifatika. Kandi ni umukristo afite kwa kwizera ko muri rwa mbere kwitwa gute? Kwizera Imana. Yakwise kwizera Imana. Amen. Kwizera Imana batubwiye ngo ni inyigisho z'urufatiro. Kwigisha umuntu ngo izera Imana ni inyigisho z'urufatiro. Ariko urwego rwa kabiri, kwigisha abantu uko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Amen. Ese kwa kwizera ko rwa mbere kubwirwa nde? Umukristo? Kubwirwa umupagani? Kugira ngo yizere Imana. Hanyuma kwa kwizera ko mu nzego ebyiri ko nuko abakristo. Uyu munsi rero abantu bariho barastrugglinga, bariho baragira utubazo n'ibibazo kuko batigeze bimenyereza, bitoza kubeshwaho no kwizera. Kuko imibare iragorana. Wabizi? Imibare
iragorana. Amen. Nahembwaga 500 nkaba nkoresha inzu ya 200 ça 200,000 sibyo? Nahembwaga 500 nari mpanze inzu cyangwa ndapanze inzu ya 200 asigaye angahe 300. Aho sinavuze cya 10 cy'Imana kuko benshi barakiba, tubyihorera ibyo ni Imana ubwayo ibizi na niza judginga abantu. Mwabizi ega abantu birabagora no gutanga icya 10, mwabizi très difficile. Ugahembwa miliyoni, Imana guha imbaraga zo kuyakorera 100,000 gusa bikakunanira. Ni nk'umwana uha keke ingana gutya wamusaba akamanyo kagira gutya, kuri ko abantu babanye n'Imana. Mwabizi buriya gakiza ntago ari amagambo, kagaragarira mu bintu byinshi. Quel est ton rapport avec Dieu? Relation yawe n'Imana imeze gute? Imibano yawe n'Imana imeze gute? Relation avec tes prochains ou ton prochain, imibano yawe n'abandi ibenze gute? Gatatu, quelle est ta relation avec l'argent? Ese amafaranga mubanye mute? Amafaranga ntavuga ariko afite imbaraga. Ubanye gute n'amafaranga? Iyo yabonye umutima uraguruka ukagenda. Wabizi? Nagora iyo umuntu atagikorera amafaranga, umwana ari mu rugo ariga arangije atagikorera amafaranga, ayambere aramugora, ahita tumutwe, azongera kugarura ibirenge hasi ari uko yabonye ko yabaye make. Kuko iyo yahembwe miliyoni atigeze atunga ni mu 20, umutwe uratakara. Agatangira kubona ko yagura indege zose zibaho, akagenda agafata amavakansi hirya no hino. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mamo, igikomangoma cy'umwijima giteka amafaranga y'isi, jewe nkita ministre de finance ubwami bwa Satani. Uyu ni wa controllinga isi. Wayibizi? Malheureusement kibabaje akayobora n'abakristo. Uzamenya gute ko mama wamunesheje mu buzima bwawe? Ni mu gihe amafaranga utayafata nka kamara, ahubwo uyafata nka means moyen. C'est un instrument, n'igikoresho cyo kugura ibi ukeneye mu buzima. Abafaransa bavuga ngo l'argent n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Ngo amafaranga ntabwo ari yo ntego yo kubaho, ahubwo ni igikoresho. Nuvuga ngo mamo yarabafashe mbiri abereka ko kubaho n'amafaranga. Iyo kubaho ari amafaranga, ibyaha byose wabikora, parce qu'il n'y a aucune moralité, nta nakimwe ushobora gutinya. Amen. Ariko mu mugambi w'Imana ibintu byose uretse yo ntibikwiye kuba intego, bikwiye kuba uburyo bwo kugera kuri ya ntego. Intego yo kubaho ni yihe? Ni ukubaho ku bwa Kristo badufiriye twese. Ibindi byose bikwiye kuba biganisha kuri iyo ntego. Ariko mu matorero ariko bimeze, amatorero y'Imana ku isi ntabwo ari kuri benshi, kuko ntabwo barafata filozofi bw'Imana isimbure filozofi y'isi. Amen. Iyi mbabwira ni ibintu biri very important, mugiye kubimenya, kuko ntabwo mushobora kubona Imana ikora mu buzima mu gihe mufite ibitekerezo nk'ibyo. Amen. Ayo ngo Imana ngo ntabwo ikora ibi, narasenze, ari za blocage. Wowe nabizi, ari za blocus spirituel zifunze ibintu. Ariko benshi baza ko Bibiliya ni umucezo. Nimba Bibiliya ivuga ibintu imyaka ibihumbi n'ibihumbi tukaba tubibona, kubera iki se ibyo Imana yakubwiye wowe bitakoreka? Ubaza ko ari ikibazo cy'Imana? Non, ni blocus mu buzima bw'abantu. Si tu fais de maman ton Dieu, alors n'attends pas la main de Dieu. Nimba mama ahindutse Imana yawe, ntibaze ko Yesu ari cyo mufana, ntabwo muzagendana. Donc tu deviens purement et simplement un idolâtre. Uhinduka usenga yigwa Mana. Ukwiye kwimura ibigwa Mana byose kugira ngo Imana ubone ikora. Mashimeje ku Mwami Yesu.
ukwiye kwimura ibyitwa ibigirwa mana. Kandi ibigirwa mana ntabwo ari gusa bya bindi babaza, hari n'ibigirwa mana byo bitekerezo. Imana ishimwe. Rero ibi bihe turimo rero ni ibihe aho abakristu bari bakwiye kuba baramaze kwimenyereza, kwitoza, kubeshwaho no kwizera. Nimwibaze namwe, bariya bakinnyi b'umupira, bariya baterana amakofe wa boxeur, bariya abantu bagenda ku magare basiganwa, burira tufate uriya uterana amakofe yambara amagare uko ageze kujya kurwana. Okay. Abakinnyi bafata mayo n'imipira bagiye mu kibuga. Uriya w'igare yurira ku igare hageze ko arushanwa, bafata igihe kirekire cyo kwitoza, kuko bagiye kubikora bitazi bitoza baratsindwa. None abakristo rero bagere mu ngorane nk'ubu ziri ku isi ya none, sibyo? Ugasanga ntibigeze kwitoza kubeshwa no kwizera, no bagatangira kugira ibibazo, batangira kuba depressed, batangira kwiheba, wabibise, batangira no gushidikanya ku masezerano y'Imana, kuko batigeze bitoza kubeshaho no kwizera. Amen, haleluya. Imana iguhamagaye, hanyuma Imana ikabanza kukunyuza mu bihe bikakaye, ibihe aho udepanda nayo gusa. Buri kintu cyose ukaba uzi ko Imana igitanga, kuko Imana yakuye mu nzira yo kubaho udepanda nayo no mu bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Amen. Ntabwo ukwiye kuzareka kuyishimira ko itahise ikurundagazaho imigisha yose wa mugani wanyu, ariko ikabanza kuyifunga kugira ngo ikunyuze mu ishuri ryo kwizera. Kwa kwizera kumwe waka kabiri, tugiye niho uzashobora kumenya Imana, hanyuma ukayibwira abatayizi, ugakomeza n'abayimenye. Imana ishimwe. Ariko zabura aho ntabwo nazi ko Imana ibeshaho umuntu, si kibazo. Uzi ko umuntu abeshwaho n'imbaraga ze n'ubwenge bwe. Oui, le travail est noble, akazi kose ni noble, akazi kose gakwiye kubahwa, sibyo? Martin Luther King yavuze ngo il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Ngo nta murimo ubupfapfa mu gihe ubeshaho nyirawo, ngo ahubwo arabapfapfa basuzugura imirimo. Mwabizi? Uriya murimo ubeshaho umuntu, kubeshaho umuntu vile ni muri mvugo y'isi, utuma abona ibyo akeneye, agatunga urugo rwe. Nta murimo n'umwe kiretse umurimo w'ibyaha, wo kwica, wo kwiba, wo kugira gute. Ariko umurimo wose nimba ukora hari icyo umuha, no kubaho. Mwabizi? Mwabyumva? Niyo mpamvu ugiye ntajya nyemeranya na mvugo ngo bamushubize ku isuka, no gusuzugura ikidutunga. Isuka ntabwo ukwiye kwisuzugura. Twese nitwambara amakoti tukajya mu mabiro tukicaraho, inzara zatwicira mu mabiro, niko nakombe tukayirebaho nitubibone. Dutunzwe n'iriya suka. Mwebwira abakristo reka mbagira inama, nimuziwe muvuga ngo kanaka ngo bamusubije ku isuka, ubu uratuka igitunga abantu. Kandi rero n'abantu baherekanye ibintu batazi, ntibanatekereza. Ese isuka irasuzuguritse. Deje ubu isuka yitwa une agriculture mécanisée, kuvuga ngo ubuhinzi bwa kijyambere byose byitwa isuka. Iyo uvuze ngo bamusubije ku isuka, ni ukuvuga ngo ubu ntuzi ibyo uvuga, kuko na ziriya mashini zihinga byitwa isuka. Amen. Nose ni muzibona uko zihinga, ntizifite amasuka ze? Nta masuka. Nuko atari umuntu akubita gutya ariko nta masuka. Rero nimuzajye musubiramo des expressions mutazi, mudatekereza. Ahubwo yavuye ku kazi, yatakaje akazi, wabivise, ariko bakuvuga ngo bamushubize ku isuka. Nkuko isuka ari malediction, ni nkuko isuka ari umuvumo.
kandi kinacho iyo mukomeje kuvuga gutyo n'uriya muhinzi wenda atafite iyo mashini akoresha isuka akagemurira isoko mwe muramurika ko ubuzima arimo nta kamaro bufitiye societe, kandi ubwe muramubibamo complexe d'infériorité, muramubibamo kwisuzugura, nawe azajya avuma isuka mabisi nawe ashake kuba nkawe wo mu biro. Martin Luther King yavuze ngo il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sottes gens. Nta murimo mubi ubaho ubupfapfa upfuye amaso, ahubwo hariho abapfapfa basuzugura imirimo. Nimba wowe ufite umurimo ugaragara kuri societe ko uri hejuru ukagwa miliyoni zingahe, n'uriya muhinzi afite isuka agahinga ibitoki bye akagemurira amasoko, sibyo? Nuvuga ngo imbere y'Imana nta kiruta ikindi, kubera ko wowe ni wagutunga ako kazi kawe ugakora ko wariye, uriya ni uhinga ukarya. Uvuga ngo buri murimo wese wuzuzana n'undi, nta murimo mubi ubaho. Nimba wowe utakora uriya ni akazi kawe, genda ukore ushoboye, ariko uri ukora ntumusuzugure. Tukwiye kumenya ko akazi kose iyo umuntu agakoze ubwe kamufitiye akamaro, sibyo? Kareka kuba akazi k'ibyaha, kafite agaciro, gafite icyo kamariye societe. Amen. Nkuko umubiri ufite ingingo nyinshi, niko na societe ifite utuzi twinshi. Ne faut jamais mépriser akazi na kamwe. Amen. Rero muri iki gihe turimo ni igihe twari kuba twaramaze kwitoza kubeshaho no kwizera. Wowe uziga gukambakamba umaze kugira mu zabukuru, kuko warakarakamye imbere. None ubu rero abantu rero bari bariga gukambakamba biraza kugorana. Ati Imana birakomeye, Imana akora ibitangaza, ariko nibigeze biga. Ariko Imana yemera ibintu kugira ngo abantu bige, bamenye ko Imana niyo kamara, bamenye ko ari ibeshyaho abana n'ibintu. Amen. Haleluya. Ese mbuze akazi nahita apfa? Ese mbuze akazi nasabiriza? Simvuga ngo wabaye umunebwe, habaye impamvu akazi kabura, akazi gahagarara, urahita upfa, abawe barahita bapfa, murambara ubusa, muraza kubura icyo kurya, muraza gusabiriza, mugasabiriza nabo umwimye. Ibyo ni ibibazo ukwiye kwibaza, kuko hari abantu benshi byashyikiye mu isi mu bihe bitandukanye. Aho niho rero ukwiye kumenya rero ko ukwizera Imana ivuga kubeshyaho abantu kuriho kandi gufite imbaraga mu Mana. Amen. Ukaba ufite n'ibintu ariko ntabwo ari byo uhozaho umutima, urenga ibintu ukareba yabiremye, akaba ariyo ushima, akaba ariyo yizera, nayo ikabona ko ibyo bintu ntabwo ari byo ushizeho umutima. Bayibizi. Ariko muri iki gihe ntabwo byoroshye kugira ngo abantu bumve izi nyigisho. Niki materialisme? Ari filozofi yitwa materialisme. Niki? Harimo ijambo ryitwa matière. Matière ni ibi, n'uyu mubiri, ni ibi, niyo ntebe wicayeho, sibyo? N'iriya nyenyeri, matière, ibifatika. None filozofi ishingiye ku bifatika bisobanura iki? Mumva bisobanura iki? Ubwenge buyobora abantu bishingiye ku bifatika. Mumva iki? Materialisme ni filozofi yirukana Imana, ko on n'a rien à faire avec Dieu. C'est la négation de Dieu. Kwirukana Imana
bivuga ngo nta rurema, ibintu biruko byahoze nta kintu cyabishizeho. Ngiye vuga materialisme. Wabise? Noneho isi ukuntu yagiye yevuriwa igenda kugeza uyu munsi, isi yevuriwe vers le materialisme absolu. Nukuvuga iki? Nuvuga ngo isi turimo uyu munsi ni isi yirukanye Imana. Usibye ko Imana ntabwo yirukana, sibyo? Yahanaga igitekerezo cy'Imana, none yubaka ko ibintu n'abantu twese turi matière, turi ibintu. Wabise? Hakurya y'ubuzima nta kindi kibaho. Iyo niyo materialisme, filozofi materialisme. Kandi ntabwo wibaza ko yatangiriye he? Kukamonyi. Iyo filozofi yatangiriye, Satani yabyubatse kuva kera, kagenda byubaka abantu bakabibamo, ntibamenya aho bituruka, ko bituruka mu isi ya sekibi, mu isi y'umwijima. Abazi Icyongereza musomera hariya. Don't speak about the mountain to God anymore, but rather speak to the mountain about your big God. Wibwira imisozi Imana yawe, ahubwo bwira iyo misozi Imana yawe ikomeye. Guhera muri ishuri ryo kwizera ry'uno munsi, tukwiye gutangira kwiga kutabwira Imana imisozi yacu itugose imbere n'inyuma, gutangira kubwira Imana ibibazo byacu. Wabise? Ahubwo dutangire kubwira ibibazo byacu gukomera kw'Imana yacu. Murabona aho itandukanye? Ibi nibyo dushaka rero kwiga mu kanya gato, kuko tumara igihe tubwira Imana ibibazo byacu, ibitugoye, ibyatunaniye, ibyo tutabasha kwikemurira. Ibyo byose Bibiliya ibyita imisozi. Aho gutangire kwiga kubwira imisozi gukomera k'Umwami, imbaraga ze. You mountain, do you know my God? Urazi Imana yanjye? Iyo umuntu akiri muri rwa rwego, sibyo, rwo kwizera Imana gusa, abwira Imana ijoro n'amanywa ibibazo bye. Ariko iyo umuntu amaze kuzamuka akigira haruguru gato mu byo kwizera, amen, agatangira kumenya kubeshwa no kwizera, hanyuma bikamuzamura rero mu rwego rwo hanyuma kwizera gutuma Imana ikora ibitangaza, atangira kubwira ibibazo gukomera kw'Imana ye. Retandukanye. Est-ce que vous voyez la nuance? Murayibona? Amen. Reka turangize iriya materialisme ngo mubyumve, kuko ni tuvangira ayo materialisme. Amen. Materialisme, kuba mu buzima nk'uko nta Mana iriho, ko ibintu byose ni bitubonesha amaso, ntabwo ari ibintu bya vuba. Uwo bita le père du materialisme, ariho beaucoup de pères du materialisme. Abantu benshi bitwa ko aribo bazanye iyo filozofi ya materialisme, guhakana ko nta rurema, ibintu biraho uko byahoze. Amen. Uwa mbere bibaza ko bamwe bavuga ko ari we muri antiquité cyangwa mbere yo kuza kwa Yesu Kristo. Amen. Ariwo uwitwa Democrite. Democrite niwe bavuga ko ari uwa mbere wavuze ko ibi tubona ni ibyo nta Mana iriho. Hanyuma mu gihe cya vuba rero cyacu uwitwa Francis Bacon, niwe bita le père du materialisme moderne,
materialisme ya kino gihe. Hariho uwo muzi yitwa Karl Marx. Karl Marx nawe yari umumaterialiste, kuvuga ngo nta mana nibitubona gusa. Amen. Akaba yarakorana n'umuntu wa Engels, aho wo mina Badagi. Karl Marx ni umuyuda ariko umudagi. Filosofie niyo Balenine bafashe nyuma bagera mu Burusiya bashinga communisme. Amen. Communisme mu Burusiya bayita Marxisme Leninisme. Marx bigeze kumubaza ase uri marxiste. Burumva Marx ariwe Balenine bavanyemo filosofia ya marxisme. Baramutse uri marxiste ati no, kirago ndi marxiste. Kubera iki? Kuko we yazanye filosofi, Balenine bahindura ideologie. Politique bayoboresha Uburusi. Abo ati no, moi je suis pas marxiste. Rero murumva rero materialisme yahereke kera mbere ya Yesu Kristo. Arabitwa ba Thales, abo sinabagira ikintu ndababwira. Arabitwa ba Anaximandre, abo se bara materialiste, uvuga ngo bara abantu bakana Imana n'isi y'umwuka. Bavuga ko ibitubona nibyo nta bindi bihari, imbere yabyo nta bindi bigeze baho. Amen. Ariko cyane cyane uitwa Democrite, uwo niwe azwi cyane kandi niwe mu bisanzwe uitwa Epicure, niwe yitirirwa. Epicure nawe yitwa ko ari umwigishwa wa Democrite. Amen. Epicure, filosofi yitwa Epicurisme, kandi Epicure ari muri Bibiliya yawe mu byakozwe ni intumwa. Nimbaza ko ari byiza ko munabimenye. Nimba ari mu Bibiliya yawe uri kubimenya. Wowe ushaka gutwara ari ibintu utazi, kese warabuze ubikwigisha. Epicure arimo. Amen. Yarize Epicurien les Stoiciens bari muri Bibiliya yawe. Byakozwe mu 17 abo bantu barahari. Bahuye na Paulo. Amen. Haleluya. Rero muri make materialisme ivana Imana mu bitekerezo by'abantu, ko ahubwo akwiye gutekereza kuri ibi babona. Ikibazo gihari rero, tuvuka mu isi rero irimo imyuka materialisme, mu buryo tuvuka natwe ubwenge bwacu bwubakika mu buryo bwo kwiringira ibifatika, akaba ari byo tugira imbaraga zacu. Niyo mpamvu rero dukijwe biratugora kwiyambura materialisme twavukiyemo twakorewe. Kandi mubimenye, materialisme kuvuga ngo umuntu afite ibintu, ushobora kuba udafite n'ikaramu yo kwandika ariko ukaba uri muri filosofi materialiste. Materialisme ni ukuvuga ngo kuri wowe hakurya y'ibyo tubona nta kindi gihari. Nimwibaze ngo umuntu afite ibintu byinshi. No, ni kubaho mu buzima aho ibi tubona nibyo bihari, nibyo Mana, sibyo? Nta rurema ntaki. Rero ukwiye wowe kuvuma imbaraga kubigaragara. Ni ngombwa icyo gihe uba uri mu mwuka materialisme, uri umwidolatre imbere y'Imana, uba uri umwidolatre cyangwa usenga ibigwa Mana. Amen. Iyo tukijwe rero, niyo Bibiliya tubwira mu Baroma 12:1-2 itangira ngo mutange imibiri yanyu, murabibona, hanyuma ukavuga ngo muhinduke bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, muhinduke bashya mu bitekerezo. Kubera iki Bibiliya itubwira ngo mukwiye guhinduka bashya mu bitekerezo? Nuko tuza kuri Yesu turi amaterialiste. Ushobora kuba materialiste kandi muri filosofi uri nil, uri zero, nta filosofi ufite runaka. Uzijye ko umuntu wese afite ka filosofi kamushobora kwibeshaho, sibyo? Ka kenge nyine. Ariko za filosofi twiga, amen, iyo utari courant philosophique ushobora kuba nta mahirwe wagize yo kuyiga,
ariko ntibibuza ko uba materialiste. Ese barabyumva ibyo? Amen. Bivuga ngo niko tuvuka, niko tuvuka muri Adamu wa mbere tukaba abanyabyaha. Babizi niko tunavukira muri urwo ruzi dutembana rwo kwiringira ibigaragara. Tuje gukizwa rero bikatugora kwizera ijambo ry'Imana, bikatugora ibyo Imana ivuga. Amen. Kuko ibitugora kubera ko mindset yacu, uko ibitekerezo byacu byubakitse kuva tuvuka, sibyo? Ni ibitekerezo bigora kugira ngo hinjiremo, amen, ibitekerezo by'ibitaboneka. Bikatugora kwizera Imana tutabonesha amaso, kabone n'ubwo ibonekera mu byo yaremye, nkuko Paulo bivuga mu Baroma. Biratugora. Dore abahanga muri brain, abahanga mu by'ubwonko, uko ubwonko bukora, baravuga bati le cerveau est conçu de telle sorte que tout ce qui n'est pas rationnel, qui n'entre pas dans la routine, n'a pas de place. Bivuga ngo ubwonko bw'abantu bwubakitse mu buryo ntabwo ari Imana yabwubatse mu buryo, ni Satani yaje kubikora ngo mu buryo ikintu kitamenyerewe, cerveau, brain, ubwonko burakirejeta. Babizi ubwonko bw'umuntu bukoze mu buryo ikintu gishasha kitamenyerewe ntabwo bucyakira, buragisunika. Uko niko ubwonko bukoze. Na niyo mubona abantu birabagora kwakira changement, biragora kwakira impinduka, kuko ubwonko bukoze mu buryo bubugora kwakira ikitamenyerewe. Ibyo rero ni inzitizi mu buzima bwo kwizera. Ukwizera kutwinjiza mu bitamenyerewe, kwizera kutwinjiza mu nzira zitamenyerewe, kwizera kutwinjira mu bintu bidasanzwe bikoreka mu buryo runaka, kandi twe tukaba twararazwe ubwonko bwirukana ikintu cyose kitamenyerewe. Mbabizi ariko ibintu bita le rationnel et l'irrationnel. L'irrationnel rero ni ibintu bitinjira muri logique. Ibyo rero biragorana. Niyo mpamvu rero iyo abantu binjiye mu bihe nk'ibi turimo, isi yinjiyemo bikomeye, kuvaho intambara ya Iran yatangiye, bayumvise aho ibintu byose bigenda bihungabana, abantu benshi birabagora kubera yuko haje ibitamenyerewe, bita bikreye iki, ibyo bita anxiety. Amen. Haleluya. Hanyuma iyo bikomeje bikreye iki, bikreye angoisse, anguish, bikreye la depression. Ugasanga abantu babaye deprime kubera ko ubuzima bwabaye perturbé, bwabaye bouleversé, bwahungabanye. Ibintu ntabwo bikigenda nk'uko byagendaga. Aho abantu rero batangira kugira depression, bakadeprima mentalement, psychologiquement, mu buryo bibatera ibibazo by'ihungabana mu bwonko bwabo, kuko birabananira kujera, kuko ni ibintu bitamenyerewe, kandi ubwonko bwararemwe mu buryo bugendana n'ibimenyerewe n'ibizwi. Hano twumvise ko hageze ko dutangira kubwira imisozi aho kubwira Imana iby'imisozi yacu ukuntu iturembeje iduteye ubwoba, sibyo? Ahubwo dutangire kubwira iyo misozi ugukomera kw'Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro.
amen. Twabonye inkuru zo muri Mariko, murabyibuka? Yesu yasohotse mu rusengero i Yerusalemu, amen, ajya bugorobye bwije ajya i Betaniya. Ninde yaratuye Betaniya? Abakunzi be, Lazaro nande n'abashike be, Marita na Mariya, amen. Hanyuma bukeye bwaho ava Betaniya asubira i Yerusalemu. Mu nzira, amen, ageze ku musozi wa Elayon, le mont des Oliviers, mlima wa Mizeituni. Ahagaze ku musozi, iyo ahagaze ku musozi wa Elayono, umugi wa Yerusalemu uwubona gutya, amen. Iyo ahagaze ku musozi wa Elayono hari ikibaya, Yerusalemu uyibona gutya, amen. Muri icyo kibaya niho hariho na Getsemane. Umusozi wa Elayono, ikibaya, Yerusalemu. Ku musozi wa Elayono no mu mugi hagati wa Yerusalemu kilometero kimwe. Umva ari kure? Ubuha? Wawe. Aho niho yavugiye amagambo, amen. Dusuye inyuma gato. Igihe bavaga Yerusalemu mu mugi mu ngoro bugorobye bagasoka Yerusalemu, muzi ko Yerusalemu ifite inkike n'amarembo, sibyo? Ngo hari amasaha yo gukinga. Turi mu gihe cya Yesu. Noneho kugira ngo nyine umugi urindwe. Noneho basohotse rero, amen, basohoka bwije bajya rero i Betaniya. Bukeye bava Betaniya basubira i Yerusalemu. Bataraga Yerusalemu ngo binjire mu mugi, ahagara ku musozi wa Elayono, amen. Murabyumva? Ibi nibyo twasomye rero hano, ndio ndabaha context, amen. Mbere yuko ahagara ku musozi wa Elayono baratubwira amagambo hano 12 ugeze kuri 14. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva, amen. Amen. Noneho abona umutini wari wumye, wari ufite ibibabi bimeze gute? Bitoshye. Arawegera ngo arebe ko abone imbuto, nta mbuto. Hanyuma avuga aya magambo, ntihagire uzajya ku mbuto zawe iteka ryo ryose, amen. Ese umwami yawuvumye kuko yawubuzeho imbuto? No, ngo ntabwo ari cyari igihe cy'imbuto. Nonese kubera ko yawuvumye? Ngo car ce n'était pas la saison des figues. Kubera ko yawuvumye? We yagiye gushaka imbuto kandi atari igihe cyawo. Wumva se nizo mbuto yashakaga? Yashakaga gukora icyo giti nk'imfasha nyigisho, kugira ngo awuvume abigishe isomo ashaka kubigisha, amen. Kuko batubwiye hano ngo ntabwo ari igihe cyawo. Basomera hariya kuri 13, ntabwo cyari igihe cy'imbuto. Rero ikibazo rero cya Yesu ntabwo zari imbuto, kuko igiti cyose gifite sezo yo kwera imbuto. Areba kure abona umutini uriho ibibabi,
arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Amen. Kitari igihe. Niriye somo rero arawuvuma, barikomereza binjira mu murwa wa Yerusalemu ndetse no mu ngoro akomeza kwigisha, sibyo? Amen. Akomeza kwigisha. Haleluya. Bigeze nimugoroba kandi asohoka mu murwa. 19. Bugorobye asohoka mu murwa. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda abona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigishe, dore wa mutini wavumye wumye. Amen. Noneho yongera gusohoka mu murwa ko bwije. Ntabwo yararaga muri Yerusalemu, sibyo? Yongera gusohoka aragenda. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma mu gitondo kandi barongera kugaruka yanzira ngo asubire Yerusalemu. Ayibizi. Murakurikira. Noneho ageze ku musozi wa Elayono, abigishwa rero muri yonze ko niho wa mutini uri, babona ko wumiye. Nibazigiye wumiye, bo baheruka gusa wuvuma, bahita bigendera. Baramwereka ati wa mutini wavumye wumiye. Aho rero nicyo yashakaga rero kubabwira nk'isomo, kugira ngo rizigishwe abantu bo mu bihe byose, ahereye kuri wa mutini. Amen. Rero mutini wahinduze yita materi didactique, ifasha nyigisho. Arababwira amagambo rero kuri 22-23. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko buhoro. Yesu wamaze kumbwira ati, dore wa mutini wavumye wumye were ku mizi wumye. Arababwira ati, mwizere Imana. Aho mu Kinyarwanda ngo mwizere Imana. No mu Gifaransa hano baravuga ngo ayez foi en Dieu. Mwizere Imana. Believe in God. Ariko mu Kigiriki iyo jambo ravuga ngo mugire kwizera kw'Imana. Mugire kwizera kw'Imana. Et la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Kuko la foi en Dieu, kwizera Imana, biri muri wa musingi. Igisho zirufatiro. Oro izo twe twarazirenze. Na Petero bamaze kuzirenga. Amen. Ariho bazamura mu kundi kwizera ko mu rwego rwa kabiri n'urwa gatatu. Hano rero turi mu kwizera ku rwego rwa gatatu. Kwizera gukora ibitangaza. Kwizera gutuma Imana ikora ibitangaza. Kuko iriya ni miracle. Biriya babonye ni ibitangaza. Noneho arababwira ati, mugire ukwizera kw'Imana. Bibiliya yawe Kinyarwanda irandika ngo mwizere Imana. Kandi tumvise ko kwizera Imana biri muri za nyigisho z'urufatiro. Ahubwo mugire ukwizera kw'Imana. Nukuye kwizera kw'Imana kumeze gute? Kwizera kw'abantu n'ukwizera kw'Imana bitandukaniye. Dore kwizera kw'abantu, kwizera kw'isi, kurababwira ngo nimbibona nzabyemera. Ko ni kwizera kw'abantu. Nimbirebesha amaso nzabyemera. Kwizera kw'Imana kuravuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Ndizera, ndatura, ndabibona. Imana yahabwa icyubahiro. Wabibise? Nuvuga ngo Toma ibyo yavuze ngo nintamukoraho sinzemera ko yazutse. Yesu rero amenye ibyo yabwiye bagenzi be. Yesu bitwa ko tari kumwe nabo amaze kuzuka. Noneho aje kabiyereka aho bari muri cya cyumba bikingiranye kubera gutinya Abayuda. Arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Ntihanyuze mu muryango, ntihanyuze mu idirisha, bamuye usari hagati yabo. Hanyuma ahita abwira Toma ati, ngwino hano nkoraho. Dore ni jyewe ntabwo ndi umuzimu.
umuzimu ntabwo ufite inyama n'amaraso n'amagufa. Hanyuma aravuga ati mwami wanjye mana yanjye ndizera. Toma kuko yabonye kandi yakozeho. Nidufata Toma muri ubwo buryo, yari akifite ibitekerezo bya materialiste. Wayisi ari mu rugendo rwo kwiyambura bya bitekerezo by'isi duha, kugira ngo yinjire rero, amen, mu kwizera kw'Imana. Amen. Uko Toma mu nyuma yaje kuba umukozi w'Imana ukomeye cyane. Toma mu buryo bavuga ko Ubuhinde ni Toma wabubwirije, uyu Saint Toma. Amen. Uyu mujya mureba gusa uruhande rwe atariyambura ibitekerezo bya Demokrite. Amen. Toma niwe yajyanye ubutumwa mu Buhinde, ukuri ko tradition itubwira. None rero Yesu avuga rero amagambo ngo hahirwa uzizera atarinze kubona. Kuri ko kwizera kw'Imana. Hahirwa abazizera batabanje kubona, ahubwo bazabona bamaze kwizera. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ahita babwira amagambo rero ariya kuri 23, 24. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwiriye umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen. Mwumvise ibyo? Haleluya. Hanyuma akatubwira rero uko kwizera bene uko kumeze gute, kungana gute. Muri Matayo 17 umwami Yesu kandi akomeza kuvuga ku ngoma 20. Arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Amen. Amen. Kwizera kwimura ya misozi twavuze. Amen. Yesu avuze ngo ni kurinda kuba kunini, umusozi ni munini, ariko kwizera kuwimura cyangwa mu jambo y'umwuka, kwizera kuvanaho ibiduteye ubwoba, ibibazo. Umusozi ni ikintu cyose wowe utabasha, kuko umwana w'umuntu mbere y'umusozi ibona ko ari muto. Nugenda imbere ya Mont Kigali, umusozi wa Kigali hariya, ubona wowe uri gato. Amen. Ngo ariko kwizera kwimura umusozi ntabwo ukwiye kuba proportionnel n'ubugari bw'umusozi. Ngo ni umugire kwizera kwa n'akabuto ka sinapi. Kabuto ka sinapi gato cyane. Tiny seed. Amen. Le grain de sénévé, de moutarde. Amen. Un grain de sénévé. Akabuto ka gato. Niko kabuto gato mu mbuto zose. Ni gato cyane kaguye hano kirese ufatiza lupe kugira ngo ukabone. Ako kabuto gato cyane. Ngo kwizera ngo nako kabuto cyane. Ngo niko Imana ishaka kubona mu mutima w'umuntu kugira ngo imisozi yumuke. Amen. Haleluya. Kubereka ako kabuto gato cyane, gato kataboneka n'amaso, gato cyane. Ariko iyo gatewe kavamo igiti kinini, gafite imbaraga. Nakabuto gato yo kaguye mu butaka bwiza, kavamo igiti cy'inganzamarumbu, igiti kinini. Inyoni zikaza zikarika n'ibiki. Akabuto gato. Hariho n'ibindi biti bifite ibuto binini bikavamo agati gato. None kubereka Yesu afashe urugero rw'akabuto ka sinapi,
kabuto gato cyane kugira ngo kimure imisozi. Ni ukubera ko ako kabuto ariko yise kwizera, ni ukwizera kw'Imana. Kwizera kw'Imana muri twe kwimura imisozi. Imana ishimwe. Nabo ari kwa kwizera kw'abantu, ariko kwizera kw'Imana. Kuko Imana ntigishidikanya kubyivuga. Iyo ihamagaye ibintu nubwo bitahari, iba yizera ko biseruka. Kwizera kw'Imana kurarema. Amen. Kurarema ibidahari, guhindura ishusho ibiboneka. Uko kwizera rero niko Yesu avuga ngo ntigukwiye kuba kunini, kubera ko kuri mu Mana ngo nubwo kuba ari guto cyane gukora ibitangaza. Amen. Guhamagara ibintu bitariho bigaseruka, kwimura obstacles, kwimura obstacle, kwimura ibintu byose biduhagaze imbere bidutinyisha. Satana avugiramo kugira ngo atwereke ko Yesu nta mbaraga afite. Satana avugiramo muri iyo misozi kugira ngo atuzanire igiteko cya negation y'Imana, kuti nta Mana cyangwa Imana ntishoboye. Satana avugira muri iyo misozi, niyo langaje, niyo mvugo ye. Amen. Nitwebwe rero tukwiye rero, amen, kumupoza kwizera kw'Imana muri twe. Niyo mpamvu dukwiye gutangira kwiga kutakomeza kubwira Imana imisozi duhangayikishije, aho gutangire kubwira iyo misozi gukomera kw'Imana yacu. Haleluya, haleluya, amen. Iyo birasaba iki? Birasaba kwa kwizera kw'Imana mu mutima w'umuntu, kandi uko kwizera kw'Imana kurangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, kwizera kw'Imana kuravuga. Kuravuga iki? Kwizera kw'Imana kuravuga iki? Lazaro, sohoka mu gituro. Kuravuga iki? Wa mutini we, ntihagire uzongera kurya imbuto kuri wowe. Ukuboko kunyunyutse, rambuka. Ugwaye ibibembe agire gute? Ahumanuke. Petero, urashaka kugendera ejo n'ibyo umbwiye? Ngwino. Kwizera kw'Imana kuravuga. Amen. Haleluya. Kuravuga ubushake bw'Imana. Kwizera kw'Imana kuravuga ubushake bw'Imana. Ayo magambo yawe yavugiye ahagaze ku musozi wa Elayon, umusozi wa Elayon, le mont des Oliviers. Amen. Aravuga ngo mugize kwizera kungana kabuto ka sinapi, mwabwiye uyu musozi. Uva aravuga umusozi bariho, mwakabwiye uyu musozi, shinguka ujugume mu nyanja. Amen. Uzabumvira, uzimuka. Uriya musozi yarahagazeho, amen, ikintu gitangaje, yafashe imfashanyigisho ku giti cy'umutini, none yafashe n'imfashanyigisho ku musozi wa Elayon. Uriya musozi yahagazeho avuga aya magambo yigisha ukwizera kw'Imana. Amen. Mu gihe kizaza uwo musozi, amen, literally uzaba moved. Umve, uzimuka. Muribizi, mu buryo bw'umwuka ariwe arigisha ko imisozi nibibazo n'ingorane zose ko byimurwa no kwizera kw'Imana mutima w'umuntu. Ngo mwabwiye umusozi ngo imuka. Uwo mwanya ntabwo rero aravuga umusozi physique, arafasha nyigisho, ni metaphore. Ariko ari igihe uwo musozi nyine yafashe nka metaphore, nk'ifasha nyigisho, hari uwo musozi uzimuka literalement. Ni ryari? Zakariya 14. Somere. Ese murabyumva ibyo? Uwo musozi ahagazeho akoresha nk'ifasha nyigisho, ari igihe uzimuka koko. Amen. Dusomere umurongo wa mbere uzi mu 5.
Zakariya 14:5. dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose atera i Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Erayoni. Azashinga ibirenge bye ku musozi wa wundi nyine yahagazeho yigisha ibyo kwizera. Komeza. Werekeye i Yerusalemu iburasirazuba. Twumve ahagaze igihe azagaruka agashinga ibirenge ku musozi wa Erayoni, na niho yahagaze asezera abigishwa. Tubaza kubibona nawe mu byakozwe mu igice cya mbere. Mumve rero ikintu kizaba nagaruka ibirenge akabishinga aho yahagaze asezera abigishwa. Mumve bizaba. Uwo musozi wa Erayono uzasadukamo kabiri, uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane. Igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikasi, ikindi kizajya ikusi. Amen. None umusozi ntago wabaye mufite. Umusozi niwakuweho. Mbere yuko rero ukurwaho kiriya gihe, wowe ufite inshingano zo kwimura. Amen. Donc il y aura ce qu'on appelle un cataclysme, cyangwa un changement topographique. Topographie izahinduka. Topographie ya Kigali uvuga ngo harimo Rebero, harimo Kigali niki. Topographie ni imiterere. Yesu nahagarika ibirenge yo ku musozi wa Erayoni, hazaba changement topographique. Imiterere izahinduka. Hariya nyine niho yahagaze asinga ibirenge bye. Ndakoze mu igice cya mbere ku murongo. Amen. Haleluya. Umurongo wa 11. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye? Cyangwa ere ku murongo wa 10 nacyo. Bakiraramye batumbiriye mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mubonye ajya mu ijuru. Amen. Amen. Luka 21:24-53. Abajyana hanze abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru. Abagereza Betaniya kuva ku musozi wa Erayoni. Abaha umugisha. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima. Amen. Uwo munezero mwinshi ni Yesu ashaka kubona mu itorero, ahubwo akaba guhekenya amenyo no gukambya agahanga kubera ibibazo. Dusubire mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 12. Rero ndashaka kubereka iby'uwo musozi wa Erayoni. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Erayoni, uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Urugendo rw'isabato ni urugendo utarenga kilometero. Mwabyumvise rero? Nuvuga ngo uriya musozi wa Erayoni rero, amen, amatika mwumvise. Uriya musozi uravugwa cyane muri Bibiliya, ariko bitureba hano nuko niho yahagaze atanga isomo rijyanye
ryo kwizera. Amen. Na niwe watanze urugero ko kwizera gushobora kuwimura. Ngo uyu musozi uyu mufite kwizera kungana akabuto ka sinapi, icyo muvuga nimushidikanye ko idashobora kubaho. Amen. Mwabwira uyu musozi umusozi wa Elayono, shinguka ujugunye mu nyanja, uzabumvira. Kandi ngo nta kimwe kitazabashobokera, byose bizashoboka. Sibyo? None twumvise ko niho yanahagaze asezera abigishwa be. Abamarayika babiyeretse babiri bavuga ko ngo niko azagaruka uko yagiye. Zakariya 14 ngo aho nyine azashinga ibirenge bye agaruka. None wa musozi yahagaze avuga ko kwizera kwacu kwa wimura uzimuka koko. Uzimuka koko. Wowe rero ufite imisozi yo mu buryo bundi. Amen. Ufite imisozi yo mu buryo bundi. Imisozi yitwa ubukene bw'amafaranga, umusozi witwa intambara zo mu rugo. Amen. Umusozi witwa abana bakunaniye, umusozi witwa sibyo ibibazo by'uburyo bwose, umusozi witwa indwara, akaba ari indwara ikugoye, gutwara amafaranga menshi, kubabaza abaganga nako batagize n'ibindi. Umwe wese afite imisozi itandukanye mu buzima, n'indi ishobora kuvuka umwanya wose. Amen. Iyo misozi rero iyo ije mu buzima bw'umukristo, Satani aba ayishinye, aba ari inyuma yo misozi, cyangwa tuvuge ko aba yirimo. Kandi intego ye ni ukugira ngo agutandukanye n'Imana, utangire kwivovota, utangire kwitotomba no kwiheba, cyangwa se aguhungabanye, adashoboye kugutandukanya n'Imana, aguhungabanye, akwambura amahoro yo mu mutima. Amen. Ya mahoro Yesu yadusigiye. Mu Cyongereza bavuga neza ngo peace of mind, kuko amahoro yo mu mutima akora no mu bwonko. Impagarara zo mu mutima zihungabanya n'ibitekerezo. Iyo umuntu afite impagarara, ibitekerezo bigira impagarara. Ugasanga umuntu avuga n'umuntu aravugana ibintu bidafite coherence, bimwe biri hari ibindi bihariya, akavangavanga amadosi, sibyo? Akavangavanga ibyombo. Wabise? None iyo misozi nagaro kuvuga ngo Imana yemera ko iyo misozi ivuka kuko Imana itakidukunze. Oya, iriya misozi ibereyeho, amen, nk'ishuri ryo kugaragaza imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo intego yabo ari ukugira ngo dukubitwe hasi. Intego y'iyo misozi ni ngo Imana iyikoreshe, amen, nk'imfashanyigisho kugira ngo igaragaze imbaraga zayo, kugira ngo dukure mu kwizera, dukure mu kuyimenya. Amen. Icyambere rero ukwiye kumenya niki, ibigeragezo bihagurutse mbere yo kwibonamo nk'ibintu bitari bikwiye kuba, sibyo? Mbere yo kuyibona nk'ibintu bitari bikwiye kuba, ahubwo tuyibonemo nk'ishuri Imana itwinjizemo, ishuri ryo kwimenya. Amen. Icyambere ni ugutravaya approche yawe ku kibazo. Approche ni ukuvuga ngo ukureba ikibazo. Amen. Ntubone ikigeragezo nko kugushishana, nkuko inka bayiciye amabere, nko bivuga, ahubwo uyibone nk'ishuri Imana ikinguye kuri wowe kugira ngo ikwiyereke mu rundi rwego utaruyizi. Imana ishimwe. Nuvuga ngo ni approach iri positive, nawe ukwiye kureba ikibazo mu buryo negative. Abo Satani ubumuhaye imbaraga, ahubwo urebe ikibazo kuko uri umuntu w'Imana, urizera. Amen. Waramaze kuva kuri kwa kwizera Imana, urinjira mu kubeshaho no kwizera. None uri mu kwizera gutuma Imana ikora
ibitangaza, ikihe cyubahiro mu buzima bwawe, birasaba yuko uko ubona ikibazo cyavutse, aribyo twita nk'ibigeragezo, ubanze uhindure approach yawe, utangire uhindure indoro wewe ureba ikibazo, ntukibone mu buryo buri negatifu gusa, ahubwo ukibone nk'ikintu cyaje nk'ishuri kugira ngo Imana yivuga amazina hejuru y'abanzi bayo. Hanyuma iyo approach imaze kuba, ukureba ikibazo bimaze kuba muri wowe, ukagira approach iri positive itari negative, icyo gihe rero ikintu cyo kumenya rero cya kabiri ni iki rero. Amen. Nuko umenya ko imisozi ntabwo ikurwaho no kurira. None se nimba ibibazo byateye mu rugo, amafaranga yabuze, kabutindi yahagurutse, noneho umudamu akarira, n'umugabo yavuye ku kazi nawe akatangira kurira, n'abana bakabafasha kurira, niba bafite n'abakozi nabo bakarira, niba bafite n'imbwa nayo ikarira, murumva urwo rugo rumeze rute? Si ibibazo. Rero nimba muri abantu b'Imana, mukwiye kumenya d'abord approche ihinduke, kuko mu bisanzwe ibibazo igihe cyose bizana approche negative. Ibibazo bivutse, icya mbere ntabwo ari kubyishimira, sibyo? Kuko nta muntu ashima kuba mu bibazo. Ibibazo bivutse, icya mbere ni kumva kuki, bayibise. Noneho iyo kuki nubwo ishobora kuza ariko nitinde, uhite uhindura ukureba ikibazo, ukibone, kuko uri umuntu w'Imana, urizera Imana, ukibone nk'ishuri Imana ikinguye kugira ngo igaragaze imbaraga zayo, kugira ngo yivuga amazina imbere ya Satani cyangwa hejuru ya Satani. Iyo approach rero nimara kuba, icya kabiri rero nukumenya ati Yesu umwami wanjye yanyigishije iki, ngo niki kimura iki kibazo cyitwa umusozi. Yambwiye ngo nukurira, nugucurika umutwe. Amen. Sibyo? Nukwirukanka. Niko yatubwiye. Ibyo bita fuite. Autriche cyaka inyoni. Ngo kubera yuko nahishe umutwe mu musenyi, abanzi bankurikiraga ntibakihari. Ukwiye kukireba, kuko nacyo cyaje kikwe. Nawe ikibazo kijya gicuruka umutwe, kiza kiyakanuye, nawe kiye gusanguka kanuye, mukarebana. Nimba usoma muri Bibiliya hano, Imana ivuga ngo when you see mountain run away, ngo nubona umusozi kizwa n'amaguru, tuzajye twiruka, kuko niko yavuze se? Oya, ngo ahubwo nimugira kwizera kw'Imana kabone ubwo kwangana n'akabuto ka sinapi. Amen. Hanyuma mubwire gute? Bwira umusozi. Ntabwo yavuze ngo mbwira, niko yavuze. Urumva umusozi uje rero unshaka umbwire, niko yavuze. Oya, ngo bwira uwo musozi, wa musozi we, mu izina rya Yesu Kristo, shinguka ujugunye mu nyanja. Mu nyanja ni he? Umaze kubimenya se? Mu nyanja ni he mwebwe Babeteri? Mwisi. Kuko bya Satani yabizikuruye abivana he? Mwisi. Bisubize mwisi. Imana yagwicyuraye. Uzahitubona rero imbaraga z'Imana uko zikora. Ariko muri iyo etape rero ukiye kumenya ibi bintu bikurikira. Ndio ndasoza. Amen. Hari igihe uwo musozi wimuka instantanément, ako kanya. Wabise? Ako kanya miracle gitanze koreka. Ariko uwo musozi wabise ufata akanya ukigukanuriye, ukamera nk'uko utumvise ibyo wavuze. Wabise? Ari nigero indi kaya gatatu. Ari nigero uwo musozi unatinda ntunaveho.
kandi wumvise ordre wawuhaye. Ni ukuvuga iki? Iyo uvuye ako kanya, Mwami Yesu ahimbazwe, tangira kunezerwa. Amen. Ku Imana yawe yaserutse. Iyo utinze ukabona utavaho, nuko Imana ibishaka gutesta kwizera kwawe. Imana ibishaka ko irebe kuri seriye n'ibyo wavuze, kutivugiye, ko atari ibigambo gusa. Iyo rero utavuyeho namba, nabyo birashoboka. Suko Imana yananiwe kukuraho, nuko muri yo case, muri yo situation, muri yo ka, Imana ibishaka kukwigisha. Kaya kabiri ishaka kukwigisha perseverance, patience, kwihangana. Iraza kukuraho ariko kuri timing yayo, ku mwanya wayo, atari wawe. Iyo rero usa na utavuyeho, Imana ibishaka kwigisha iki? Amen. Haleluya. Iyo umusozi wanze kuva imbere kandi ukwiye kwambuka hakurya, wegeza gute? Mu bisanzwe hagati yaho uri na ushaka kujya hari umusozi, wegeza gute? Urawuzamuka. None umusozi muremure kuzamuka biroroshye? Yego, wenda uzagerayo, ariko birasaba iki? Imbaraga. Iyo rero utavuye umusozi, hari ikindi Imana igusaba. Amen. Irashaka ko winjira mu masengesho yo kwiyiriza. Niko kuzamuka wa musozi. Icyo gihe ntabwo iwimura, irashaka kukwambutsa. Amen. Haleluya. Hanyuma uzagera hakurya yawo, uzajye ureba uvuga uti, ni igihe imbaraga zanjye zambashije kuzamuka Kilimanjaro cyangwa Himalaya, yo ni imisozi. Uti, Imana urahambaye. My God, my Lord is bigger than the mountain. Imana yanjye ni ngari kurusha umusozi. Ngizo ka eshatu kubyerekeye imisozi. Hamwe natwe dufite kwizera kw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu ukomeza kuba masengesho, ukiriza ugasenga, ariko still wa musozi urahari. Icyo gihe nuvuge ngo umusozi rero Imana byarayinaniye. Ça veut dire Dieu te donne la force wo kuzamuka uriya musozi. Mvuga ngo iyo minsi y'amasengesho urura uzamuka, hanyuma uzawurebera inyuma wikomereza urugendo, kugira ngo uzakomeze kuba urwibutso ko Imana yawe ni ngari kurushaho umusozi. Na ubundi nitugumana akadini kacu keza, tutamenye aya mabanga, ububwiru, agakiza kazatunanira da. Zasanga kera twahindutse abapagani. Wabizi? Kubera iki? Kubera ko nituzi Yesu aradutwara ryari. Agata mbere ko adutwara, ari imisozi igenda yaguruka. Amen. None si iyo misozi bizagenda gute? Izahagarara imbere, iburyo, ibumoso, inyuma, sibyo? Amaherezo nawe tugwe hejuru. Niyo mpamvu tukwiye gutangira, nubwo nimba bitigeze byubakwa, hageze ko byubakwa. Kumukiranutsi atabeshwaho n'imbaraga ze n'ubwenge bwe n'amayeri ye n'ibyabona, ahubwo abeshwaho n'ukwizera. Hanyuma iyo imisozi ihagurutse, kuko turi mu rugamba rwo kwizera, tukatika vita ya imani, kwe kumenya principe Yesu yashizeho zo kwimura imisozi. Imisozi irahari kandi izahoraho, ariko nikyo kudutera ubwoba, kuko Yesu atubwiye ukuntu yimuka. Amen. Kandi twabonye ko niyo misozi nituyimura, nituyibwira Imana yacu ukomera kwayo. Amen. Turashobora kwiyatanda scénario cyangwa pluriel ya scénario, scénarii byose biravugwa,
za scenario cyangwa scenari. Vango uburyo butatu bishobora kugaragara. Imana ishobora kwita wimura ako kanya. Imana ishobora kurekeraho igihe runaka, cyangwa Imana ishobora kurekeraho. Ibyo bitatu bishobora kubaho. Kumenya ukuntu ubyifatamo ibyo bintu ko ari bitatu. Amen. Ariko scenario ya mbere yo nta kibazo ko wita wimuka. Hari ikindi se ntongera kubona nyandi uvuga ngo cya kibazo mwene data ureke kunsengera ahubwo dushime kuko ntigihari, sibyo? Icyo ntabwo ari ikibazo, ariko ziriya kaye ebyiri zisigaye nizo ukiye kumenya. Warategetse umusozi mu izina rya Yesu wimuke, ariko ntabwo urimuka. Icyo ni icyambere. Cyangwa warategetse urongera urategeka wimuke, ariko ukomeza kuburaho. Ukwiye kumenya ko Imana ifite izo nzira ko ari ebyiri. Irashaka kukwigisha kwihangana, cyangwa irashaka ngo iguhe imbaraga zo kuzamuka. Ntabwo iri buwimure, ahubwo urawuzamuka. Amen. Wabizi ko niko ibibazo tukwiye kuhangana nabyo nk'abantu bavutse ubwa kabiri, abana b'Imana bakunda Yesu, bagendana na Yesu. Amen. Ko niko bakwiye guhangana n'ibibazo mu buryo bw'umwuka byitwa imisozi. Amen. Wabyumvise? Hallelujah. Amen. Reka mbaho urugero rw'umusozi Imana itimuye, sibyo? Ahubwo ikaha umuntu kuzamuka. Dufate urugero rwa kanseri ya Reinhard Bonnke. Ari umukozi w'Imana yitwa Reinhard Bonnke, umudage akoreye Imana cyane, ariko yaritabye Imana. Kanseri yamara igihe kirekire, sibyo? Kandi muri kanseri ye agakomeza gukorera Imana, agakomeza gusengera abantu. Uwo musozi witwa kanseri ntabwo wigeze wimuka. None se kutimutse Imana yaraneshejwe? Oya. Nuko mu gihe cy'uwo musozi witwa kanseri benshi barakomejwe. Wayibise? Amen. Nuvuga ngo amaze kuva mu mubiri, haleluya, wa musozi waravuyeho. Oya, nuko mu mateka yishwe na kanseri, sibyo se? Ariko uwo musozi witwa kanseri, amen, warigishije abantu benshi Imana ya Reinhard Bonnke. Nawe amaze kuva mu mubiri, wenda akareba umubiri we niyo ndwara, amen, yarwanye n'igihe kirekire, ntabwo bavuga ngo Umwami Yesu waratsinzwe. Oya, ahubwo arawubona atakiwuzamuka, yaramaze kuwambuka. Yawureba ahubwo agasema haleluya. Iyo mwabyumvise? Amen. Rero ibi bintu nitubimenya tukabikurikiza, ntabwo ibihe nubwo byaba bikomeye gute ntacyo bizadutwara. Tuzabinyuramo kandi duheshe Imana yacu icyubahiro. Kadusenge. Murakoze. Data, turagushima kuri iri shuri ryo kwizera. Ni koko isi turimo igeze mu bihe biruhije, aho abahambaye n'aboroheje, abatunzi n'abakene, aho bose bahanganye n'ibibazo, umwese mu rwego rwe. Mwami, turi ubwoko bwawe, turi abana bawe, turi itorero ryawe. Uduhe Mwami kumenyera ijambo mu buryo bw'umwuka no kurishyira mu bikorwa, kuko ijambo ryawe ni ukuri. Nimba waravuze ngo kwizera kungana akabuto ka sinapi mu Mana gashobora kwimura imisozi, niko biri. Reka rero Mwami uduhe ko kwizera kw'Imana guture muri twe, kandi gukore wa murimo wako wo kubwira imisozi ngo shinguka, utabwe mu nyanja, kugira ngo amaso yacu yibonere ubwiza bwawe, bitume benshi bakomezwa no kwizera dufite. Urakoze Mwami, zinyigisho zifashe benshi n'abazazikurikira ku mbuga nkoranyambaga.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Kadushimira Imana n'abakoze umurimo w'Imana, muzi Imana kumenya amashyi menshi. Haleluya, amen. Yesu yaravuze ngo muzaba muhiriwe ngo nimushira mu bikorwa ibi bintu. Kubyumva ni kimwe, ariko kubishyira mu bikorwa icyo ni cyo kintu kinanira benshi. Rero ukwiye kwiga, ukwiye gusaba Imana iguhe gushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Amen, haleluya. Kugira ngo Imana ikorere muri twe imirimo yayo. Amen. Ibi mbabwira, amen, nanjye ndacyari mu ishuri yabyo, kuko nta n'umwe ashobora kurangiza ishuri ryo kwizera, kuko turi abantu. Urabona Eliya yari kuri peak yo kwizera, ibyo bita summum yo kwizera, yari ku mpinga yo kwizera, yari ku kanunga ko ku musozi kwizera. Amen, haleluya. Ku musozi Karumeli apfukamisha Bayali, apfukamisha abahanuzi ba Bayali, ibigwamana, ahesha Imana y'icyubahiro. Mu masaha atarenze 28 ahunga ijwi ry'umugore witwa Jezabeli. Ni gute? Uwo nyine Eliya wo ku musozi Karumeli, amen, niwe Eliya tubona yiruka. Hari habaye iki? Niyo nakubwira ngo iri shuri ryo kwizera, urugendo rwo kwizera nta champion wari, ni ishuri rikomeza kugeza aho tuzava muri isi. Ntabwo uzagira uti noneho ugiyewe sinkeneye kwigishwa n'Imana ibyo kwizera kwayo. Uzaba wibeshye. C'est de l'orgueil. Amen, amen. Izaba ari prétention. Tuvuga ngo turabana mu ishuri ry'Imana, tuzakomeza kuba abanyeshuri. Amen. Uko Imana ikora imirimo yayo yonora kwizera ushira mu bikorwa, ni ukwiye gusaba Imana gukomeza guca bugufi, kugira ngo Imana ikomeze ikore n'indi mirimo yisumbuye. Amen. Nanone muzavuga ngo yewe ndi kuri top, ntabwo nkeneye ishuri kwizera, ndizera. Oya, twese igihe cyose buri ka iyo ije itandukanye n'iya mbere, birasaba kwizera k'uwo mwanya. Amen. Kwizera sibyo kwakoze biriya ejo, uno munsi hari ibindi bitari by'ejo hashize, bikenewe ukundi kwizera ko muri uwo mwanya. Niyo mpamvu ukwiye kudepanda n'Imana every day, buri munsi. Nta na kimwe uzavuga ati noneho ndakomeye, wa misozi mwe nimushaka muze, namaze kumenya imikorere yanyu n'imiterere yanyu. Uzaba wibeshya. Il faut de l'humilité, il faut guca bugufi igihe cyose, ukadepanda n'Imana. Ukavuga Imana ati Imana ndi umunyantege nke, iyi misozi inteye ubwoba, n'umwana w'umuntu, ariko wowe uri Imana yimura imisozi. Amen. Ntujye uhinduka, uri mugari kurusha imisozi. Reka kwizera kwawe kukoreremo, umije ijambo mbwira imisozi kugira ngo ikumvire yimuke. Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma tuzabona Imana kwikora. Amen. Wowe ufite imisozi yawe, jewe nyirebye cyangwa undi ashobora ati ariko se agasozi gana kuriya kamunaniye gute kukimura. Wabizi? Niyo ndi bavuga ati ariko sura mu ngo yicuza agumarira ngo umuntu wese afite imisozi ya size ye, ngo ntimuzageragezwa birusha kwizera kwanyu. Umuntu wese afite kwizera kwe Imana yamuhaye mu rwego runaka, n'imisozi Imana izayirekura bijyanye no kwizera kwawe, kuko Imana ntizaguha umusozi, amen, utabasha kureba ngo kwizera gukore. Imana izabiti kwizera afite nuriya musozi abasha kuwimura. Amen. Rero ntabwo imisozi izaza ingana kuri twese, umwe wese afite imisozi, ariko principe
ni imwe, n'ukwizera ni kumwe, ugutanga ni umwe, ni umwami Yesu. Ariko imisozi izaza ikurikiranye n'imiterere y'iby'Imana ishaka kwigisha umuntu. Ariko aya magambo nayo ukuri kuri bose. Iyi ni principe kuri bose. Imana ishimwe. Ni amagambo ya bose yo mu bihe byose, na principe yigisha ni ya bose kandi yo mu bihe byose. Si ukuvuga ngo noneho isi ya none irakomeye, izi principe ntizikora. Eka da, izi principe ntabwo zisaza. Nubwo isi ihinduka, principe z'Imana ntizihinduka. Haleluya. Amen. Rero mwami abagire neza.